buretse ngiye hari igitekerezo ngeze. Igitekerezo cy'Herona. Dore ibintu byarakomeye abantu ntabwo bakiza mu rusengero. Niba biri guterwa n'iki? Bikereka n'inzara. Abantu bahuye n'inzara. Ariko nibyo kuko urabona natwe yatugezeho. None rero ukuntu bimeze. Ubu guhera none reka tujye mu nzira tugende tubwiriza abantu. Tubabwira iki kuri kw'ijambo rivuga. Ndabizi Imana iraza guca muri abo ngabo. Buretse kubwiriza gusa se. Niba ngombwa tunabibe Mana. Turabiba nyine. Umuntu twiba noneho tukabona cyane ku maso cyane. Yambunda nagutumye wayizanye. Umwese ugize ngwi. Umuntu wagatenda tumwe. Twagiye none hari ndi. Ariko se turagenda n'urwo rusatsi abantu nibakubona mu nzira n'icyo gisatsi bora ntari umuntu ubikuremo n'igihombe ngake duheretse koko mwana nanjye nkeka ko iki gisatsi gishobora kuba ari cyo gituma abantu bataza nicyo kiri gutuma abantu bataza no mu rusengero maze kukibona ucogose fasha gutya nkaza Singina izanye se basi tusigara nakonje nsigaye nkonje mwana ari inzara n'inzara muvandimwe ubona gutyo nta muntu wagucisha ijisho kuri igisambo ubu ufite intwaro ikomeye cyane twebwe tugisambo ariko igisambo byiza harya ni intwaro y'iki intwaro y'ijambo intwaro y'umutima noneho dore y'umubiri ibike neza hano wayibika nzambona bayibika bena Yes we ubu tugenda noneho haleluya ahubwo tujye no mu mwuko kugenda tukababwira ukuri kw'ijambo kabisa erega Imana burya ni na nziza niyo mpamvu Imana yaduhaye ubwenge meze ute musaza yewe agusigo bimeze bidisha sawa mwana none se ibintu byakaze byihorere ufite agafege agafege tutwika ibyaha dore nanjye mfite akameca ndagafite gafege Yes we mba nakabitse neza yego umusaza yo dore ibintu byarakaze ubizi se none se ubu ngubu turakura ya mafaranga shawe hakwese nwakorera inzara irangije mazanye iminsi 2 gahunda abantu bagesha ngewe noneho narengeye kwa nimugoroba bari batsinzeyo bamfashe barankubita nikandisha umugore yankandishije isosi y'uye iyo mana mfite isosi y'uye ntago nari gukira nakubise none ubwo ariko nanone nago twaciye ikinege tujye guhiga tujye kugahiga tugende bene data turababonye tugira guhishurira duhuze ubundi Imana ikora imirimo banzu basengere mbasengere tugiye guhumiriza twubaha Imana ubundi Imana ikora imirimo ariko n'ubundi buri Imana ikora imirimo tuzamura ibiganza Mana turagushimye turaguhimbaza musinziriza ariko tugushimiye ko wabanye natwe Mana ukabuduha abavandimwe kugira ngo ijambo ryawe Mana zikizigera ziri kukwiba uvuze ngo iki Mana komeza ubane natwe haleluya komeza uturinde kandi utwagure Mana nuko rero Mana buretse uzuka abaginga bari kutwiba ku ngufu Mana uvuze ngo iki ibintu byose babimaze Mana ndamuhita muboneka amaboko
mwabikoraga muzi ko turi Yesu we amadage mwana abacugita mani abakaritasi hamwe mwana Ugize ngo ko turi amadage Ese ntabwo uri pasiteri wowe. pasiteri ese mani urwo ruguru hasi manura mukore hasi ibi karitasi mani umva n'agasoma Imana bose. ibyo mufite byose hano n'umuntu ari guseka kuremo mwabashanze Wowe ntabwo uri pasiteri. pasiteri se mwere kuvuga upfukama ibyo zamura n'ibyo twebwe byose zamura mwabareze zamura hasi zamura ndasora isasu we manyako ugize ngo abakaritasi mwese gifata ikirukanga reka dusigarane ikinari zana none se mwambabari. zana None se n'ibyanjye murabijyanye. kuramo n'imipira kuramo kuramo se ndashaka kukubaza wambara ingofero gute shamu agapira karahenze Ubuse ko bayakuramo kuramo mukandara naho tutsendera abantu tubagirira mukahambira kuremo neza mwambabariye ko tukabari ndakurasa ku munwa manyako kuramo shinguzamo kuramo rwose nese agise birazanye oya ntabwo uzumere nabi sha bana mu urwo rukweto na uramba tumenye kuramo zanyu turakwica da Yesu we n'ibyanjye. turakwica Mwambabariye ko. Babariranye mwambabariye ni koko n'izina ry'Imana. murabari agenda tureke tugende genda Mwambabariye. mureke Mwambabariye. mureke